mwabyumvishe ni wa munsi mwiza, umunsi mukunda natwe dukunda, umunsi wa kane w'icyumweru isaha y'isambiri z'ijoro. Ego. Kuri radio nanone mukunda, radio Country FM, kikaba igihe cyiza tubagezaho ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Yego rwose. Mukaba rero mubugezwaho n'abavuga butumwa bwiza bagiye batandukanye. Uyu munsi abo muri kumva ni Emile Nshimiyimana, nkaba mfatikanije na mwene data dusanzwe dukorana iki kiganiro, nawe uri bubasuhuze kandi kubatamuza kabibwira. Yego rwose. Nkaba rero nejejwe by'umwihariko n'Imana mu mutima wanjye ko imbashishije kugira ngo mboneke kandi mbashe kugira uruhare mu iki kiganiro ku munsi nk'uyu nguyu. Yego. Namwe kandi ikaba yabashishije kugira ngo mube muri kudukurikira aho mugiye muherereye hose. Ibyo mbishimiye Imana, ariko namwe abadukurikira ndabashimiye. Niba kandi ushyizeho urushinge wigendera, ukaba se cyangwa utwaye imodoka ukumva haje ikiganiro nk'iki udasanzwe wumva, twagusaba tukwinginga kugira ngo urekereho urushinge. Ibintu ugiye kumva ahari yaba ariyo mahirwe ugize mu buzima bwawe bwose, ukamenya impamvu uri hano mu isi, ukamenya uko ukwiriye kuhaba, ariko ukamenya n'amaherezo yawe. Yego. Muvandimwe rero abasuhuze, ko batamuza bibwire, hanyuma dukomeze tuganire ibyo umwami yashyize ku mitima yacu. Imana ishimwe cyane. Nanjye nshimiye Imana cyane kuri uyu mugoroba mwiza Imana itugejejeho nyine tugihari, kugira ngo nanone tugume tuganire nawe mwese mutwumva ubutumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza, ijambo ry'Imana wabyita uko ushaka nta kibazo. Yego. Rero ijambo ry'Imana cyangwa ubutumwa bwiza nibwo bukenewe ku bantu batuye mu isi, kuko Bibiliya ivuga ko umuntu wabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore arama igihe gito, kandi nacyo cyuzuyemo imibabaro. Yego. Rero mu Mana tuhafite ubuzima bw'iteka, mu Mana niho dufite kuzabaho by'iteka ryose. Yego. Mu Mana niho dufite kubaho ubuziraherezo, ariko ubuzima bwo ku isi bwo uko wabwenjoyinga kose, ibyo waba ufite byose, ibyo waba ubura byose, uko waba wemerwa n'abantu kose, igarade ryose waba ufite ku isi, n'ubundi bisozwa n'urupfu. Nibyo. Ubuzima bwa hano ni butoya, bufite garanti y'igihe gitoya. Yego. Bamwe bagiye bavuga ngo Ezekiya yigeze asaba Imana ngo imwongerere iminsi, imushyiriraho 7, imyaka 7, ariko nayo irarenga irashira. Yego. Njya ntangara ukuntu Yesu yazuye Lazaro mu buryo bugaragara, bashiki be barishima. Yego. Ariko ari bashiki be ari na Lazaro ubu ntabahari. Yego rwose. Bishatse kuvuga ngo ku myaka uzamara n'uwagushyiriraho iyindi nayo yashira. Nibyo. Nivugiraga ko rero ubuzima bwo ku isi tubayemo, byanze bikunze wabyanga wabyemera, nubwo akanya gatoya, bufite iherezo. Bufite iherezo. Rero ikiza cy'ubutumwa bwiza buba buje guhishura ukuntu noneho wazabaho iteka ryose mu Mana. Amen. Buba buje guhishura ukuntu hanyuma y'ubuzima bw'umubiri wazabana n'Imana iteka ryose mu ijuru. Amen, 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 amen. Ibyo bintu birashoboka. Abantu ubutumwa bwiza rwose bukwiye kuba bamara ubwoba. Yego. Birashoboka nubwo ababigishije babikomeje. Yego. Arabikomeje babigira intambara, babwira umuntu gukoresha uko ashoboye kose mu mbaraga ze. Yego. Byanaba ngombwa agatanga ibijya afite, byaba bidahagije nawe akitanga,
agashyiraho umwete n'umurava mwinshi ariko bikarangira umuntu yumva umutima utamwemeza ko afite ubugingo buhoraho mu Mana. Yego rwose. Impamvu yabyo rero, impamvu umuntu yumva atari intungane ku Mana, impamvu umuntu yumva adafite ibyiringiro byo kuzabana n'Imana iteka ryose mu ijuru, yego, umutima we ntujya urya ruswa, iyo utarakizwa uba ufite ubwoba. Yego. Ndetse n'iyo ubonye umuntu apfuye wibuka ko nawe uzapfa, ariko bikanagutera ubwoba bwo kwibaza aho uzajya hanyuma y'urupfu. Yego rwose. Abigisha b'ibinyoma rero cyangwa ubutumwa bubi bwabwiye abantu ko umuntu yirwanaho mu mbaraga ze, mu bushobozi bwe, gatanga no kubze kugira ngo arebe ko yazabana n'Imana, ariko sibyo nuko umuntu aba atarigira yumva ubutumwa bwiza. Yego. Twe rero turi kuri izi mikoro kugira ngo dutangaze ubutumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza, yego, ibohora umutima w'umuntu. Nibyo rwose. Kwa kuntu wajyaga wumva uri umunyabyaha ukabivuga wagira ngo ni fiyeri, kuri uyu mugoroba wizeye ubutumwa bwiza wavuga ni fiyeri kuba y'intungane. Amen, 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 amen. Birya bakubwiye ko bitabaho, birya bakubwiye ko bidashoboka, Yesu yabwiye abigishwa ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Amen. Rero nge tugiye kubana mu kiganiro. Ku mazina turamenyeranye, nitwa Nahimana Patrice. Yego. Nanjye Imana yarankunze cyane, inyohereza Kristo mwisi. Imana ariko inankorera igikorwa gikomeye umutima wanjye, impishurira impamvu yo kuvukira mwisi kwa Kristo Yesu. Amen. Ibyo Imana ibimpishuriye guhera uwo munsi mbi ntungane ku Mana kuzageza iteka ryose. Amen, amen, amen. Mbeshejwe hakwiza mikoro no kubwira abantu ubutumwa bwiza. Yego. Kuko Yesu abo yihishuriye ababaye intumwa ze, niwe yabwiye ngo mugende mutangaze, mubwire abantu ubutumwa bw'amahoro, mubabwire ukuntu umwaka w'imbabazi wabayeho, yego, mubabwire ko imfungwa zikwiye kuba zifungurwa zigataha, yego, mubamenyeshe ko imbohe zibohorwa. Amen. Mubwire abantu ko bababariwe, abantu bashira ubwoba, abantu bumve ko ari intungane ku Mana hashingiye igikorwa Imana yakoze. Amen. Rero muvandi ntekereza ko twasoma n'ibyanditswe. Yego, twihuse. Yego, katubisome. Turasoma mu gitabo cyo kubara. Yego rwose. Igice cya 21. Yego. Duhereye ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9. Yego. Abafite Bibiliya kuri ubu byaroroshye, abantu bafite no muri telefone. Yego rwose. Ubwo rero abadukurikiye bafite Bibiliya nabo tujyane. Ayo magambo tuba dusoma yose ni ukugira ngo tuyahereyeho tugaragaze nyine uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu biciye muri Kristo Yesu. Yego rwose. Nicyo aya magambo yose dusoma mu by'ukuri amaze. Hari abantu bari kugerageza guhamagara, mureke guhamagara. Yego. Yego. Ntago ari amasaha yo guhamagara. Niyo baretse gato muramuretse guhamagara, turaza kubaha umwanya wabyo nugera. Mureke mubanze mukurikire. Navugaga nti abafite Bibiliya cyane ko byoroshye mu matelefone tuba tuzifite, mujyane natwe mu gusoma. Ibi dusoma byose no kugira ngo duhereye ku ijambo ry'Imana tubagaragariza uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzizera Yesu Kristo. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusabwe butwika zirabarya. Abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati, twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Saba Uwiteka adukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo, uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera. Uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Amen. 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 Muri biri jambo ry'Imana haravuga ngo nuko Uhoraho abateza inzoka zifite ubumara zirabarya, Abisiraheli benshi barapfa. Abantu basanga Musa baramubwira bati, twagucumuyeho ubwo twitotomberaga Uhoraho, ndetse nawe tukakwitotombera. Dusabire Uhoraho adukize izi nzoka. Musa arabasabira.
Uhoraho aramubwira ati cura ishusho y'inzoka maze uyimanike ku giti kugira ngo uwariwe n'inzoka wese nayireba akire. Musa acura inzoka mu muringa ayimanika ku giti. Nuko umuntu inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Umuvandimwe yarabivuzeho gato. Twebweho Imana yaduhishuriye Kristo. Yego. Bibiliya itabigizemo uruhare. Muvandika mbere kuri icyo. Yego. Kuko bibaye gutunga Bibiliya bingana gukizwa, abantu benshi barazifite ubu tuvugana cyane. Ariko iyo Imana imaze kuguhishurira Kristo, usanga Bibiliya ibihamya. Yego nibyo. Ihamya ibyo twizeye. Wari umaze kuvuga ko Bibiliya igenda igaragaza ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ariko icyo nendaga kuvugaho gato muvandimwe, dusomye mu Isezerano rya Kera. Yego. N'abantu ntago barakamenya impamvu Bibiliya igira amasezerano abiri. Yego. Umuntu atunga Bibiliya kuki Bibiliya irimo ibice bibiri. Kuki bavangira n'isezerano rishya iri n'irya Kera. Yego. Nta mwanya muremure wenda ngo tujye tunabirambura, ngo mu Baheburayo baravanga ikintu gishaje kikaba gikuru. Burya kiba cyenda no gushiraho. Yego. Ahandi akavuga ko Imana yakuriyeho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Amen. Rero mu Isezerano rya Kera Imana yagiye ishushanya Kristo ariko mu marenga. Yego. Ibyanditswe byagiye bishushanya Kristo ariko mu buryo bw'amarenga. Aha dusomye ngira ngo abadukurikiye nkuko wari umaze kubibabwira, babonye ko Abisiraheli igihe cyageze kubera kwitotombera Imana na Musa, Imana ibateza inzoka zifite ubumara bwica. Yego. Hanyuma basaba Mose ati watubwiriye Imana ikadukiza ubumara bw'izi nzoka. Yego rwose. Imana iramubwira ati rero tidore ukuntu ugiye kubigenza. Nakunze ukuntu Bibiliya yera ibivuze Kinyarwanda cya hano. Yego. Imana iramubwira ati genda ucura inzoka mu muringa ariko nabwo isa n'izabariye. Yego. Uracura inzoka ariko isa n'izabariye. Ku bantu Imana iri buhe guhishurirwa tugendane, ubwo barajya bahita bumva ukuntu byasabaga Kristo ko asiga ubwiza n'icyubahiro mu ijuru. Yego. Akaza akabanza gasa natwe. Nibyo. Kugira ngo abone uko ducungura. Yego rwose. Rero yacuze inzoka isa n'izabariye ariko amubwira ko urajya yirebaho gusa. Kureba gusa azajya ahita akira. Yego. Wari wo muti. Nibyo. Umuti wo gukira ubumara bwica bw'inzoka. Byasabaga kureba ku nzoka isa n'izabariye ishinze ku ibendera. Yego. Wayirebaho ugakira. Ubwo umuntu wagize intekerezo zindi yakiramo zitari ubwo buryo yarapfuye. Yego. Byasabaga ko umuntu areba ku iyo nzoka imanitse agakira. Aha Imana n'ubundi yashakaga kuvuga Kristo mu Isezerano rishya. Yego. Abadukurikiye benshi baranasoma Yesu yabigarutseho agiranye ikiganiro na Nikodemu. Yego rwose. Nikodemu ngo yari umwigisha w'abandi, yarize teoloji, yari umuhanga. Yego. Yarize iby'amategeko abizi neza. Yego. Ariko nawe Imana imushimirwe. Buriya tumushimira Imana cyane. Abantu benshi badukurikira baba barasomye. Yego. Ku buryo ibyo tuvuga baba banabizi. Nikodemu ariko amara igihe kinini yigisha abantu, ariko none anagira ikibazo cyo kwibaza uko yaragwa ingoma y'ijuru. Yego. Buryo umuntu ashobora kumara igihe kinini avuga ko yiga, anigisha abandi, ariko atazi uko yajya mu ijuru. Nka Nikodemu. Kuko niba Nikodemu yari umwigisha w'abandi, birumvikana ko yari afite abandi benshi yigisha. Cyane. Yari afite abandi benshi yigisha. Kandi mu Isiraheli. Yego. Yego. Yari afite abandi benshi yigisha. Yego. None ariko we ngaza kumva uwo mutima wo kwibaza ati najya mu ijuru nde, anibuka ko hari Yesu Kristo uhari muri icyo gihe cye. Yego rwose. Aravuga ati ariko kajya avuga ko yavuye mu ijuru, ko ari umuhanuzi. Yego. Uwagenda mu kabwibwe, kuko bene abo bantu ntibagenda habona, kuko wabona sebye, kuko ubaye wigisha abantu ukaba ubwawe nta byiringiro by'ijuru ufite, nawe ukajya kubibaza kandi ari ubyigisha abandi, byanze bikunze burya haba harimo n'ipfurume. Ariko nge numva ntacyo byaba bitwaye.
ugakiza amagara yawe niyo wagenda nijoro. yego kandi ubwo abadukurikira reka tuvuge ngo icyubahiro cyose waba ufite, uko waba wemerwa mu by'iyobokamana, abantu bakwemera ndetse banakugisha inama, uri umujyanama w'abandi, uri umwigisha w'abandi, uri icyitegererezo mu bandi, uri umuntu w'intangarugero ku bw'ishyaka ry'idini. Ntabwo biteye ipfunwe kuba wagira inyota yo kumenya ngo ese ngewe nubwo nigisha abandi ko njya numva umutima utanyemerera ko nzajya mu ijuru, ubundi njye najya mu ijuru undi. kandi ubwo urakoze kubivuga. Yego, ahari haba harimo n'abajya batwumva bakagira ipfunwe ryo kuduhamagara kuko urumva ashaka kuvuga ati se ndahamagara abakristo banjye banyumva, nanjye ndi kubaza uko nabi ntungane cyangwa ndi kuvuga ko noneho nanjye mbyumvishe. Yego uhamagare nta kibazo. Yego rwose. Na nyuma tujye dutanga izo mu gikari nyine kugira ngo abaza bwije nabo babone inzira. Bashimwe cyane. Rero twavugaga ko Nikodemu yari umuhanga, ari n'umwigisha w'abandi, ariko atazi uburyo umuntu yaragwa ingoma y'ijuru. Ariko ubwo yigishaga iki? Nicyo kibazo ubundi. Ofete hari umuntu wigeze unabaza iby'idini mu minsi yashize. Yego. Urabyibuka mu kiganiro cy'ubushize turi gusoza twanabuze umwanya pe. Bora nta mwanya ngo dufite uhagije wo kumusubiza ko yabajije tubura nk'iminota 2 ngo dukorotire ikiganiro. Abaza iby'idini, abaza n'iby'itorero. Ariko reka mvuga iki ngiki, ubundi hari idini nyine y'ukuri n'idini y'ikinyoma. Yego rwose. Ubundi dini ni imyemerere, ni nko twabivuga. Hariho rero imyemerere y'ukuri ariko n'imyemerere itari ukuri, ishingiye ku bikorwa by'umuntu. Yego rwose. Reka mvuge rero ko ubundi idini y'ikinyoma ni inzira abantu banyuramo bavuga ko bajya mu ijuru ariko bitwaje imirimo yabo rwose. Yego, iyo ni idini y'ikinyoma. Kandi iyo dini ikaba niko yigisha nyine. Yego, iyo dini yigisha abantu ko bazajya mu ijuru biciye mu mirimo yabo. Yego rwose. Iyo ni idini y'ikinyoma rwose. kuko urumva Nikodemu yari umwigisha w'amategeko, yari umuhanga, yahagarariye izo nyigisho. Yego rwose. Azigisha abandi. Yego. Ariko nawe atazi uko wajya mu ijuru. Umuntu rero w'umunyedini uri mu iyo dini y'ikinyoma ni umuntu wese uvuga ko akijijwe, akavuga ko rera Imana, ko anabisaziyemo, ko abimazemo iminsi, ariko akaba atazi niba apfuye yajya mu ijuru. Uwo ni umunyedini mubi. Idini y'ikinyoma yari yobotse. Yego. Kandi akaba agihamya ko ari umunyabyaha. Yego rwose. Ubundi nicyo kibi cy'iyo dini y'ikinyoma. Yego. Yo uragumya ugahamya ko uri umunyabyaha. Yego. Ndetse ukagumya ukigishwa kubireka no kubyihorera no kwiyeza n'ibindi. Iyo dini ni y'ikinyoma. Yego rwose. Ariko turi gushimira Imana Nikodemu. Yego. Wagiye mu kabwibwe akibariza Yesu, nabigenza nte, nagira nte, nakora nyabone mwe mutwumva. Ahari nawe ujya wibaza ngo nagira nte. Yego. Nakora iki kugira ngo ndagwe ingoma y'ijuru? Kandi ukabibaza usenga. Yego. Ukabibaza uririmba cyane. Ukabibaza utanga 1/10 n'amaturo. Oya barabibaza kuko bagira n'amasengesho yo kuyoboza Imana inzira. Yo kuvuga ngo mbese ako bishyira no mu ndirimbo ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo. Umuntu abakibaza. Yego rwose. Ariko wabimenye ntiwaba ukibibaza nyine. Rero Nikodemu nawe kubera ko atarabizi ko izina rye ryanditse, yarabajije Yesu uti nakora iki, nabigenza nte kugira ngo ndagwe ingoma y'ijuru? Yego. Twihuse Yesu yamubwiye ibintu bikomeye. Yaramubwiye ati kiretse uvutse ubwa kabiri. Yego rwose. Kiretse uvutse ubwa kabiri. Nikodemu biramucanga. Yego. Aravuga ati siko nkuze. Ubwo Nikodemu yandi magambo yarazi uko bavuka rimwe ku bushake bw'umugabo n'umugore. Aho Yesu yahagarutse avanga ikibyabwa n'umubiri nacyo kiba ari umubiri. Yesu aramubwira ati biragukwiye kuvuka ubwa kabiri. Ayo magambo turi kuvuga ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 3. Yego rwose. Utazahari aze gusoma icyo gice arabibona mu byose. Yego. Nikodemu uko bavuka ubwa kabiri biramucanga. Nyamara umuvandimwe yarasanzwe abatiza. Afite ibyo yigisha abantu. Yego. Ariko atazi uko bavuka. Uzi ko
dufite abantu benshi badukurikiye kwizi mikoro batazi uko umuntu avuka ubwa kabiri. Njya ntangara hari n'abajya bava ngo kuvuka ubwa kabiri no kubatizwa nabyo sibyo. Hari uwo nigeze mbaza none sibwo kubatizwa byo ni igiki? Kuko urumva hari ukuvuka ubwa kabiri hakaba no kubatizwa ntaho bihuriye. Hari isano bigirana. Nikodemu yari yarabatijwe ntago yari kumwigisha w'abandi atabatije. Yego rwose. Ariko nubundi Yesu amusaba kuvuka ubwa kabiri. Rero bimaze kumuyobera Yesu amubwira amagambo akomeye. Yego. Ariko yarabanje amubwira ikintu cyo gikomeye amubwira ati ubwo ujya wigisha icy'abandi. Okay. Niba ibyo bintu utabizi wigisha icy'abandi. Yego. Ariko urumva bishatse kuvuga ngo umwigisha niba hari abigisha mudukurikiye niba utazi uko umuntu avuka ubwa kabiri nta bintu ujya wigisha abantu. Niba utazi uburyo umuntu abintungane akamuragwa w'ijuru. Yego rwose. Ubwo ibyo wigisha abantu byose ni imfabuzi. Kuko byagombye kuba bibageza ku byiringiro simusiga byuko bazajya mu ijuru. Yego rwose. Rero ariko bimubwira yagarutse kwa aya magambo dusomye. Yego. Mu isezerano rya kera. Ariko nkunda ukuntu Yesu koko ari umwami w'ijuru n'isi. Yego. Urumva ibi byabaye kuri Mose n'Abisiraheli mu butayu n'ubundi Yesu yari ahari. Nibyo cyane. No mpamvu Yesu yabwiye mweterega Aburahamu atarabaho nge nari ahari. Urumva kumenya Kristo mu buryo bwo kumumenya no kumenya ko ari Imana yambaye umubiri. Yego rwose. Arangije abigarukaho aravuga atarigaga Nikodemu we ni nka kwa kundi kuvuka ubwa kabiri ni nka kurya Musa. Yego. Yamanitse inzoka mu butayu. Yego rwose. Abisiraheli bariwe n'inzoka bayirebaho bagakira. Ahita aravuga ngo ni ku mwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Amen. Kugira ngo umuntu namwizera wese abone ubugingo buhoraho akire kurimbuka. Amen. Ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Yendaga kumubwira ko Kristo cyamuzanye mu isi ari ukugira ngo yishyireho ibyaha bya Nikodemu ubundi narangiza amanikwe. Nakunze Ikinyarwanda cyavuze ati gendo ushinge ibendera abari gushyira byanyibukije wa muririmbyi uvuga ngo umusaraba ni wo bendera ryacu twebwe abakijije. Amen. Rero twivugiraga ko kuvuka ubwa kabiri ari ukureba Kristo igorogota. Yego. Kandi kumureba si ugufata indege. Yego. Turamukubwira tukakubwira ko yaje mu isi ku mpamvu zawe. Yego. Akambara umubiri kugira ngo ibyaha byawe bibone aho bifata. Hanyuma kubera ko Imana yari yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, Imana ifata Kristo imwica urupfu wagombaga gupfa, imumanika igorigota ku musaraba. Rero iyo umurebye ukamwizera ukabona ari wowe amanikiwe urakira rwose. Amen. Uhita uba intungane imbere y'Imana. Rero navugaga ko abadukurikiye mwese gukizwa nta kundi ntago byishakamo ahubwo ureba Kristo amanitse igorogota ari wo wazira. Wamwizeza umutima. Abarome igice cya 10 ku murongo wa 10 ngo umutima ni w'umuntu abyizeza akabarwaho gukiranuka. Amen. Imana ishimwe. Amen. Urakoze mwene data. Ikindi navuga aho ngaho nunga mu rya mwene data urumva bariwe n'inzoka. Yego. Reka tucyumve neza. Inzoka ibashyiramo ubumara. Yego. Sibyo? Yego. Imana ibashakiye igisubizo ibwira Musa gukora inzoka isa n'inzoka. Yego. Yabariye. Yego rwose. Hanyuma iyo nzoka ikamanikwa. Umuntu yayirebaho agakira ubumara bw'inzoka nanone. Yego. Ariko bivuze iki? Bivuze ko muri Adamu wa mbere niho twese icyaha twacyanduriye. Yego. Hanyuma kandi bituma abantu bose bahinduka abanyabyaha kubw'uwo Adamu nyine. Yego. Iyo bavuze kuvuka ubwa kabiri nuko haba harabaye ivuko rya mbere. Yego. Ubwo ivuko rya mbere niryo dukomora kuri Adamu wa mbere nyine. Yego. Kuvuka nuko ugiraho uvuka. Yego. Yego. Kandi aho uvutse uza umeze nk'icyo uvutseho cyangwa se nk'uwo uvutseho. Yego. Nyine abantu bagomba kumva kuvuka icyo ari cyo. Yego rwose. Iyo umuntu yumva ko yavuka ubwa kabiri kubera ko abatijwe, iyo umuntu bamubatije bamushyira mu mazi. Yego. Ubwo uvutse ari uko ubatijwe ukaba uvutse ubwa kabiri, ubwo waba ubyawe nyine n'amazi. Yego. Ubwo waba uri amazi nyine. Yego. Urumva ko ntibishoboka. None rero ivuko rya mbere ni ivuko Imana yashatse umuntu umwe imukomoraho abantu bose. Yego. Ubwo abantu twese
kubw'inyama n'amaraso twavutse kuri uwo nyine uwo ni Adamu aho ni naho inzoka yatuririye amen ni naho icyaha cyatwinjiriyemo twese naho twese twavukanye kamere y'icyaha kubw'uwo nyine hanyuma Imana idushakira Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo iducurira nyine iyo nzoka yo mu muringa isa n'iya mbere idushakira Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo amen wareba inyuma ukabona Adamu wa nyuma inyuma arasa n'uwa mbere rwose nk'uko inzoka bacuze yasaga n'inzoka ya mbere yo nta bumara ifite urakoze kuko yari icuze mu muringa nta bumara yari ifite mpamvu Yesu we nta cyaha yigeze akora nta n'icyo yigeze amenya hanyuma rero uwo Kristo niwe watuzaniye ivuko rya kabiri ku ivuko rya mbere nta mahitamo tubigiramo kuko nabariwe n'inzoka ndibwira ko nta wahisemo ko inzoka zimurya ariko ku ivuko rya kabiri tubigiramo uruhare ni nayo mpamvu basabwe kureba noneho ku nzoka icuze mu muringa ari irimo igisubizo none natwe ku ivuko rya kabiri bisaba kwizera Yesu wamanitswe azira ibyaha byacu bivuze ko ngabo ari ibyaha byacu burya twabikuriweho kubera ko byagiye muri uwo nyine muri uwo Kristo ukizera ko Yesu apfa ari ibyaha byawe yari apfiriye ako kanya ubumara bw'inzoka bukuvamo mu yandi magambo ubumara bw'icyaha bukuvamo gute ubumenya aho bwagiye nyine ubumenya aho icyaha cyawe cyagiye ubumenya aho icyaha cyawe cyahaniwe bityo ugatunga umutima ukubwira ko utakirimbutse kuko hari undi wahanwe mu buryo bwuzuye mu cyimbo cyawe ubukiza ubumara bw'inzoka ubukiza ubumara bw'icyaha ubukiza icyaha n'urupfu rw'iteka ukabuhindutse umukiranutsi ku bwa Yesu Kristo ukabuvutse ubwa kabiri usa nk'uko Yesu asa uri umuragwa w'ijuru ry'abera iwanyu akaba ari mu ijuru rwose Imana ishimwe cyane Imana ihimbazwe ngira ngo abadukurikiye muriho murabyumva noneho neza urumva iyo nzoka Mose yamanitse ngasubiremo iyo impamvu bayirebyeho barakira iyo nta bumara yari ifite yari inzoka icuze mu muringa nubwo yasaga n'izabariye ariko ntiyari ifite ubumara bishushanya Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo waje yambara umubiri usa n'uwacu ariko watagira icyaha urakoze cyane nicyo cyatumye ari ucungurira Imana abantu nyine ubundi bivuga ngo nta wundi muhuza dufite ukwiye kuba duhuza n'Imana kiretse Yesu Kristo wenyine rwose twahabana umurongo cyane ndabiza abantu bizeye Kristo se ubundi bishimiye cyane rwose reka tubaho umurongo tumye tuganire nabo twishimana MTN ni 0782 44 21 25 ni nayo yonyine iri gukora 0782 44 21 25 abariyo bahamagara batubwira uburyo bumara bw'icyaha bavuyemo rwose kuko nta wundi mutubaho kiretse kureba Kristo amanitswa ziri ibyaha byawe cyane rwose rwose yaravuze ngo niwe nzira akaba n'ubugingo aruwaje wamwakira Allo twakwakiriye banza buzerezo arongera nta kibazo turishimira kuganira namwe rwose Allo urinde uherereye he niyo mugabo n'abandi Nyamasheke niyo mugabo i Nyamasheke umuvuze ko ubumara bw'icyaha bwavuye mu muntu ubwo Yesu yadukiraga hanyuma umuntu yari yitegura kujya gucuruza mugenzi we ni gute atavuga ko icyaha kikimuriho kandi agambira gukora nabi iyo umuntu agira ate iyo agambiriye kujya nko kwiba cyangwa se gucuruza mugenzi we ni gute ataba agize nabi izo nzoka z'icyaha zikamugendaho urumva twasobanuraga ko nyine abantu kuba bagira nabi bafite ubwo bumara bafite ubumara bw'icyaha bavukanye
Ego kandi ikindi kubera ko ari ubumara bwica nanone tuba dusobanura ko nta kundi bwakuvamo. Yego. Nta wundi muti ubaho wanywa ngo ubwo bumara bugushiremo. Yego. Keretse wizeye Kristo Yezu kuko niwe Adamu wa kabiri, niwe waje yambara umubiri nk'uwo wawe, yishyiraho nanone ubwo bumara bwawe, ariko igihano cyabwo nacyo kiraboneka. Amahirwe kiba kuri Kristo. Imana iduhanira muri Kristo. Yego. Iyo ibyo bintu umuntu abimenya akabyizera rero akira ubwo bumara bw'icyaha. Amen. Muri make ntago abantu bose bakize, bisaba kwizera ibyo turi kuvuga kugira ngo uhinduke umukiranutsi imbere y'Imana. Ukamenya nyine ko ibyaha byawe byose burya ari byo Yesu yazize. Wamara kubyizera ukabaho uri umuntu Imana itabaraho icyaha. Uwo niwe mukiranutsi, niwe mwana w'Imana, niwe wera, ni nawe uzajya mu ijuru. Buri wa kane niko mukora kino kiganiro? Yego rwose, buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3. Yego. Okay, so uzaduga umukurikira ikiganiro. Arakoze guhamagara haje undi. Yego. Allo? Yego rwose. Baduhamagare twiganirire. Yego. Tuvuga ibyo Yesu yakoze. Yego pe. Tuvuga insinzi y'umusaraba. Mwiriwe neza. Nitwa Elize. Yego Elize. Ntari giheke. Yego. Nanjye narakijijwe. Nawe warakijijwe. Yego. Kuko mwasobanuraga ubutumwa bwiza. Niko kuri pe. Yego Elize. Gusa impamvu abantu benshi wenda batabisobanukirwa, nuko abantu bakirwana no kureka ibyaha. Yego rwose. Kandi kureka ibyaha ni ikintu kidashoboka. Ushobora kureka ibyaha bimwe wirinda, ariko ntiwareka ibyaha biri mu mutima wawe. Yego. Kubera ko ibyaha biri mu mutima ni kamere, ni karemano. Yego, yego. Ni uburyo umuntu avuka. Imikorere ye niyo myitwarire ye. Yego. Uko niko umuntu akoze, niyo mpamvu ashaka kureka ibyaha bikanga. Yego. Gukiranuka akumva ntajya akiranuka nk'uko nawe ubwiwe ashaka. Yego rwose. Umwanya wo kwemeza Imana ko akiranuka nawe ubwiwe ntabwo yahamya ko akiranuka. Yego rwose. Nibyo? Yego rwose pe. Kubera iki? Kubera ko dukomoka ku munyabyaha. Yego. Ari wa Adamu. Yego rwose. Kwavukanye yo izo ntege nke cyane zo gukiranuka. Bisaba rero ko twemera ko twatsinzwe. Yego, yego. Twemera ko twatsinzwe n'urubanza imbere y'Imana. Dushingiye yuko amategeko arimo gukiranuka kw'Imana, ari nayo mategeko y'Imana Imana yahaye Mose. Gukiranuka kuri muri ya mategeko twebwe ubwacu nk'abantu nta muntu n'umwe wazigera abona uko gukiranuka. Yego, yego. Kuko ikimenyetso nuko tubigerageje kuyakiranukamo biratunanira. Yego. Bisaba iki rero? Bisaba ko tuyareka. Yego rwose. Tukemera gutsindwa kuko impamvu tutayashobora nyine nuko turi abanyabyaha nyine. Nibyo Elize. Kuko iyo aba turi abakiranutsi twayakiranukamo neza ntitwicemo na rimwe. Yego. Noneho kubera ko tunanira ni ikimenyetso yerekana ko turi abanyantege nke ko gukiranuka tutazigera tubishobora. Ni nacyo amategeko amaze kandi. Ariko rero hari inkuru nziza. Yego rwose. Kristo Yesu yaraje mu isi. Yego. Ahera kuri ya mategeko ayakiranukamo. Yego. Ariko atari we ubyikorera ngo bimuheshe kwemerwa n'Imana. Yego, yego. Ahubwo kugira ngo twebwe abadashoboye gukiranuka, nitumwizera tubarweho kwa gukiranuka kwe yakiranutse muri ya mategeko. Amen. Yego rwose. Noneho nitumwizera tube duhindutse intungane ku Mana bidaturutse ku mirimo yacu twita myiza. Yego. Amen. Ahubwo biturutse kuri ya mirimo Kristo yakoze guhera mu buto bwe kugeza ageze imyaka 33. Iyo mirimo Kristo yakoze niyo mirimo ubarwaho. Amen. Amen. Ukemerwa n'Imana ukamukura kabiri kubibyo. Yego. Ariko tutagukomotseho. Amen. Amen.
ubwo butumwa rero bwangezeho numva ndabohotse pe. Yego rwose. Abantu baduteze amatwi rero bahora bumva bazakiranuka mu ngeso zabo. Reka mbabwire ngo nakiranuka ukafasha Kristo Yesu mu buryo bwiza. Ariko ubwo ufite icyaha muri wowe ntabwo Imana yakwemera. Yego. Imana ntishobora kukwemera, birasaba ko wivaho ukireka ukizera Kristo gusa wenyine. Ni wezira n'ukuri n'ubugingo uzakujyana mu bwami bw'Imana. Reka kwirwanirira ntiwabishobora. Urakoze cyane Rize, urakoze. Murakoze, Imana ikomeze idukomereza amaboko twese. Amen. Rize, tugushimiye Imana cyane ku iyo nkuru nziza. Yego nanjye bishimye mu mutima. Amen. Guma wishime rwose. Arakoze kunyunganiza tanze. Yego. Reka tuvuge ko nta yindi nzira ko kibaho. Yego. Wakwakira umuntu ariho? Yavuyeho. Nta yindi nzira ibaho. Yego. Allo, Country FM. Allo. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Yes ashimwe. Mbagwe. Turavugana nande? Turavugana na Desire. Desire, twishimiye kuvugana namwe. Yego. Mwifuza kutubwira iki? None karaho mwageze mukavuga ngo ngo kubatizwa mu mazi ntabwo ari ukuvuka kwa kabiri. Yego. Byose yabatijwe mu mazi byari bifite inyigisho byari biri gutanga. Yego. Urakoze. Hanyuma ariko twasobanuye kuvuga kwa kabiri icyo ari cyo. Ivuko rya mbere turi komora kuri inde nimba wakurikiye? Nakurikiye. Ivuko rya mbere turi komora kuri inde? Kuri Adamu. Urakoze cyane. Hanyuma irya kabiri tukarikomora kuri inde? Yesu Kristo. Urakoze cyane. Nuvuga ngo ivuko rya mbere ryatugize abanyabyaha kubera umunyabyaha Adamu dukomokaho, sibyo? Yego. Iyo umuntu yizeye Yesu rero abarwaho gukiranuka kwa Yesu akabavutsa ubwa kabiri, abikesha nyine kwizera Yesu akabahindutsa umukiranutsi. Urumva ivuko rya mbere tugira abanyabyaha, sibyo? Irya kabiri rikatugira abakiranutsi, sibyo? Nibyo. Hanyuma rero kubatizwa cyo ni ikindi. Nacyo ni ikindi Bibiliya ivuga. Yego. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 3:21 uraza kuhasoma. Petero aravuga ngo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ridukirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kugira umutima utamucira urubanza kuko yizeye ko ibyaha bye byamukuweho bigashyirwa kuri Kristo, Kristo agapfa agahambwa akazuka, uwo muntu iyo abatijwe aba ari guhamya ibyo yamaze kwizera. Yego. Kandi ikindi bajya banabibona. Yego. Ubundi icyo bita kubatiza. Yego. Ni kwa kuntu bafata umuntu bakamumanura mu mazi. Yego. Hanyuma bakamukuramo. Yego. Biriya bintu bishushanya ko umuntu aba yamaze kumenya ko yapfanye na Kristo. Yego. Ariko akazukana na Kristo nanone ari icyaremwe gishya. Yego rwose. Noneho ntabwo amazi ari yabikora. Yego. Ahubwo umuntu arabanza agapfana na Kristo akabyemera ko bapfanye. Yego. Akanemera ko bazukanye ari icyaremwe gishya. Yego. Akabavutsa ubwa kabiri akabihamirisha amazi asanzwe. Urakoze cyane. Yego rwose. Urimo kubyumva? Urugero kiriya gisambo cyari kumwe na Yesu ikiburyo kiriya cyaramwizeye, sibyo? Ndumva yagiye ariko wakomeza kumubwira ntegeze ko ari kumva. Uriya muvandimwe wari ubambanywe na Kristo. Yego. Wari iburyo. Urabona yizeye Kristo. Yego. Kandi aramubwira ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo. Burya yavutse ubwa kabiri. Yego. Urumva ku myumvire y'abantu benshi. Yego. Kiriya gisambo Kristo yabwiye ngo turabana muri paradizo. Yego. Cyaba kidakishijwe ariko sibyo. Yego. Bivuga ngo kuvuka ubwa kabiri si ukubatizwa mu mazi. Yego. Kuko kiriya gisambo cyavutse ubwa kabiri. Urakoze cyane. Yego. Kuko kizeye Yesu. Yego. Cyaramwizeye kuko ikibumoso nicyamumenye. Yego. Cyaravuze ngo niba uri umwana w'Imana ni wikize natwe udukize. Ubwo nyine nticyamwizeye nyine. Yego. Ariko ndaravuga ati we ntutinya Imana. Yego. Twe turazira ibyo twakoze. Ntabwo turi mu rubanza rumwe n'uyu. We nta byaha yakoze. Twe turazira ibyo twakoze. Sibyo? Mu yandi magambo ariko uyu nawe
ari kuzira ibyo twe twakoze mu yandi magambo. Yego rwose. Kiba kizeye ko ibyaha byacyo byagiye kuri uwo nyine. Yego. Kandi nabyo ngo wagiye kuzira. Aravuga ati rero niba ari ibyo se, niba wanyiziye turi bubane muri paradizo. Ijuru bararibonye. Abavutse ubwa kabiri atabanje kujya mu mazi. Wadukurikira wumve ko iyo wizeye Kristo ako kanya uvutse ubwa kabiri. Umubatizo ni ikindi Bibiliya ivuga, ariko kitari ukuvuka ubwa kabiri. Yego rwose. Twakira uyu muntu. Allo? Oui, allo? Nibyo abantu benshi barabyitiranye. Yego. Ariko by'ukuri ntago amazi buzi ariyo atubyara ubwa kabiri, ahubwo kwizera ijambo ry'Imana, kwizera Kristo nibyo bitugira abana b'Imana. Petero wari uvuze mu kanya, yego, we yaranavuze ati amazi atabasha kumaraho n'ico. Yego rwose. Byo ku mubiri. Yego, yakuraho ibyaha. Yagira ububasha gute gukura umuntu n'ibyaha. Allo? Allo? Nibyo rwose. Bakomeze bagerageze wenda muto dusigaranye. Urumva amazi asanzwe, impamvu duhora twoga kenshi nuko amazi adafite ubushobozi bwo kutumara hico. Allo? Oui, urinde uherereye he? Ndi Bazire merereye kuba Dive. Yego Bazire kuba Dive, turakumva neza cyane. Hanyuma yego. Ariko tubona nkaho bimeze nkaho bidahuye neza. Mwatubwire yuko byerekeranye n'umubatizo bisaba ko nyine umuntu agomba kuba yaravutse bwa kabiri, ariko hari akantu hariya katumvikanye neza. Nikodemu hariya asanga Yesu yaravuze ngo umuntu utabyawe n'amazi agerekaho n'umwuka. Yego. Hanyuma turakumva. akantu k'umwuka nubwo karimo kabanzirizwa n'amazi nk'umuhango. Yego. Yesu Kristo yari yarabanje gucisha muri Yohana. Yego rwose. Ibyo hanyuma yego, dore ikintu njyewe mera nkaho nkumva neza. Icyo se wari ukibajije wenda bari cyo duheraho se? Icyo ngicyo narindi kukivugaho mu buryo bwo kugaragaza yuko, ariko warekana none urumva cyakabaye ari ikibazo tukagisubiza, hanyuma tukagisubiza, tukagendana twitonze tukagisubiza, sibyo? Yesu yabwiye Nikodemu ngo nutabyarwa n'amazi n'umwuka ntago uzaragwa ingoma y'ijuru. Yego. Rero iyo ijambo ry'Imana rivuze amazi, nubigenzura witonze ahantu henshi, amazi agereranywa n'ijambo ry'Imana. Yego. Uzasoma ahandi bavuga ngo nimuze mwese abafite inyota. Yego. Mbihere ku mazi y'ubugingo munywe. Yego. Ayo mazi aba ari ijambo ry'Imana. Yego. Bibiliya rero iyo ivuze amazi ntibivuze ay'ikiva cyangwa aya robine. Yego. Wapi? Ibivuze ijambo ry'Imana. Ndakwibutsa ahandi Yesu yabwiye umusamariyakazi ati mpa kwayo mazi nanjye nguha yandi. Yego. Umusamariya ati urayavomesha iki, urayavomera he? Yesu yaravuze ko amazi atanga ari ijambo ry'Imana. Yego. Mbere yuko umuntu avuka ubwa kabiri rero arabanza kumva ijambo ry'Imana. Yego. Mu yandi magambo habanza amazi. Yego. Aryo jambo ry'Imana. Umuntu yaryizera nabwo bihawe na mwuka akabavutsa ubwa kabiri. Yego. Muri Yakobo 1:18 umve kuntu havuga, haravuga ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Yego rwose. Yatubyarishije iki? Ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye. Ahandi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ngo bwanditswe na Yohana mu gice cya 1 umurongo wa 12 haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Yego. Sibyo? Urumva rero ko iyo wizeye ijambo nyine ry'Imana rivuga ibya Kristo ubuhindutse umwana w'Imana, ubuvutse
ubwa kabiri. Yego. Ayo mazi rero yavugwaga ni iryo jambo nyine ry'Imana ritubyara yo turyumvishe tukaryizera. Ni iri turi kuvuga nawe wizeye ibi ubu byawe ni iri jambo nyine. Ntabwo ari amazi buzi, ntabwo ari amazi y'ikiyaga cyangwa y'umugezi. Hanyuma iyo mpamvu kubera kubyibeshyaho muvandimwe, yego, abantu kubera ko iyo umuntu yigishijwe nabi anamenya nabi, yego, kubera kubyibeshyaho babwira abantu ko umuntu abatijwe bakavuga ko ubwo byawe n'amazi, bakamusaba gutegereza umwuka wera. Icyo ni ikibazo gikomeye. Nyamara umuntu byawe n'amazi ahita abyarwa n'umwuka cyane rwose. Ntago umuntu akizwa ngo hanyuma azabone umwuka wera ikindi gihe. Iyo ukijijwe wizeye ijambo ry'Imana ako kanya uhita uhabwa mwuka cyane ko ivuko rya kabiri ari n'ivuko ubundi ry'umwuka nyine. Arimo Yesu yabwiye Nikodemo ko ibyawe n'umubiri ari umubiri, n'ikibyawe n'umwuka nacyari umwuka, nacyari umwuka. Yego. Bo hanyuma dore ikindi kibazo. Bo no kuvuga ngo abantu bajya bibeshya kuri ibi bintu. Yego. Ariko tubwire wowe cyane cyane kuko niwe turi kuganira. Okay, no kuvuga ngo dore ikibazo njyaningwa. Abantu bamwe na bamwe bumva yuko nimba Yesu yarababariye ibintu byose nyine, by'umwihariko bamwe bo mu itorero ryanyu yadukunda kuganira, bumva yuko nyine kuba yarabibabariye ari byo bibahesha kuba bakora ibyaha. Urababeshyeye. Kandi dore hano buretse kubeshya uri kuvugira abandi bantu ukababeshyera, kuko turimo turavugana nawe. Ese ntacyo n'ubundi urakurikira. Aravugira abandi aho kwivugira. Nicyo kibazo afite. Kandi duhora kwizi mikro. None se twe ko tutigisha ibyo bintu arimo aravuga nyine. Ahubwo ubutumwa bwiza tuvuga nibwo bukiza abantu ibyaha nyine. Ahubwo umuvandeka mujya kantu gato kw'ibyo bintu. Iyo tuvuze ko Kristo Yezu yazanywe mu isi no gukiza abantu ibyaha, yego, abantu aho kugira ngo bumve gukira bumva kubikora. Yego. Ni ikibazo gikomeye, ariko nuko bumva ikibarimo. Yego. Ni imyumvire ya kamere, kubera ko abantu ari aba kamere batwumvira muri kamere, bakumva kubikora kandi turi kuvuga kubikira. Urakoze cyane. Ariko niba ivuko rya mbere ryarazanye ubuzima bwaryo bukagaragara, n'ivuko rya kabiri rigira ubuzima bwaryo. Wowe udukurikiye ukeneye kunganira cyangwa kubaza, hamagara kuri 0782 4442 225 mu minota mikeya twakwakiramwe abantu bakeye. Yego, twabakira rwose. Ndabona hari uje. Allo, twakwakiriye. Allo, twakwakiriye. Mwiriwe neza. Mwiriwe namwe. Aravuga na Kwizera Olivier Nyankungu. Olivier, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe Olivier. Wifuzaga iki Olivier? Urabona naremaze iminsi ntohamagara nta hantu hatumvikana radio telefone. Yego. Ariko ibiganiro ndacyabyibuka. Yego. Ndabizi neza ibitekerezo bamwe bagiye batanga bitandukanye. Yego. Aravuga ngo Yesu umuntu abaho ngo cyangwa ngo Imana ngo ndibaho. Yego, tubwire wowe uko wabyakiriye mu mutima wawe. Uko nabyakira mu mutima wanjye n'umushiho Yesu abaho. Kandi abantu benshi bagiye bakora ibyaha bigiye bitandukanye. Twaje n'ijoro ngo ndibikorerwa. Yego, abandi bihorere, tubwire wowe Yesu yakumariye iki? Wowe Yesu umuhamyaho iki kugeza ubu ku buzima bwawe? Yesu ikintu yabwira Yesu, ikintu umuhamyaho yagukoreye ku buzima bwawe. Ikintu mama yangoreyeho nyine kikubwiza. Yesu yabashe kuba yanyitanga mu byaha byanjye bigiye bitandukanye. Yego. Kuko yarangiza umusama nyinshi, yarangiza ibiki n'ibiki, ubwibanye, ibintu bigiye bitandukanye. Kuri ubu uri umukiranutsi imbere y'Imana, upfuye wajya mu ijuru. Ubwo tubwariye ndi umukiranutsi naje mpfuye najya mu ijuru pe. Ubikesha iki? Ubikesha iki? Ubikesha Imana. Ubikesha Imana gute? Ubikesha gute?
ubikesha Imana na Yesu gute? bo ikesha cyo hari igihe ushobora kuhura n'umuntu mu nzira. Oya tubwire ni gute wumva ko kujya mu ijuru wabikesha Imana na Yesu wowe nkawe? Ijuru ni iry'abera, ijuru ni iry'abakiranutsi, abantu batagira icyaha. Nawe uruwera uri umukiranutsi. Yendo umwera n'umusaza n'ibyaha mfite kuri Yesu no ku Mana. Ubikesha iki rero? Niki cyakugize uwera cyangwa umukiranutsi? Nicyo turi kukubaza. Allo. Niki cyakugize uwera? Turakumva kandi gira vuba twakire n'abandi. Yagiye muri byinshi ajya kuvugira abandi nyamara ibye nawe ntabisobanukiwe. Yego. Ikiza umuntu yahamye ibye. Yego. N'abandi bazajya bahamya ibyabo. Yego rwose. Dusigaranye iminota mike. Twakwakiramo umuntu umwe. Baduhamagara rwose kuri ya nimero 0782 44 21 25. Twakwakira nawe rwose waba wizeye Kristo ugabintungane ku Mana nawe duhamagare tuganire. Nibyo. Waba hari n'icyo ushaka kubibazaho uhamagara ubaze nta kibazo. Turahari turacyari muri studio. Yego rwose. Kugira ngo tubafashe cyangwa dufatikanye namwe kugira ngo abakurikira ikiganiro basobanukirwe iby'Imana yakoze muri Kristo Yesu ibikoreye abari mu isi kugira ngo umwizera ntaba kirimbutse ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hari umuntu umpamagaye nk'amatura 5 kuri telefone kandi ngo arashaka gutanga igitekerezo ngo arababaye cyane. Oya nahamagara. Reka dusubiremo kuri telefone zacu ntibyakunda. Reka dusubiremo nomero ntekereza ko bari hatwumva. 82 0782 44 21 25. Koresha nimero ya studio. Iyi tugendana wayiduhamagaraho dusohotse muri studio. Yego. Katwakira uyu waje. Allo. Umva yagiye nawe. Yego batwibukije kubera ko twatangiye dutinzeho gato ko twakomeza kugeza saa 3:05. Ubwo turacyafite kwakira abantu rero. Turacyafite rwose. Ntekereza ko niba yaje tumwakira. Allo. Oui. Turavugana nande? Na Jean Claude w'Imana. Yego. Ngewe ndo umupagani pe. Yego. Ariko kubera ko Adamu ariho banje kuvuka. Yego. Noneho akagera muri iyi si nawe akageragezwa. Yego. Ngewe mpamya neza yuko nta muntu n'umwe uri muri iyi si uvuga ngo ntumwere. Yego. Cyangwa nta cyaha agira. Yego. Uko byutse nuko areba. Yego. Ahura n'ibyaha. Yego. Ubwo rero usibye Imana yaturengera isaduha ubugingo buhoraho igatugeza mu ijuru. Naho ku bwacu bishoboka. Ariko yaraturengeye kubera ko Yesu nicyo yaziye mu isi. Yaraje ndabyuka. Yaje gupfira ibyaha byawe kandi yarabipfiriye yarazutse. Kuko Yesu yagupfiriye ntabwo ukiri umupagani ntabwo ukiri umunyabyaha. Ego. Yesu yapfiriye ibyaha byawe kugira ngo akugire umwere aguhanagure urubanza rw'ibyaha akugira umuragwa w'ijuru. Nibyo wizera ukaba mu isi uzi neza ko wababariwe kandi ko wemewe n'Imana uzi neza ko iwanya ari mu ijuru ubikesha Yesu. Ariko wabyumvise? Nabyumvishe. Urumva we tunagushimiye ko watsinzwe nyine. Wamaze kubona ko ntacyo wakora. Yego. Ariko uriho uravuga ngo uretse impuhwe z'Imana izo mpuhwe warazigiriwe. Amena. Erega ikintu bahinduye speak. Icyo bita biblioteke baratubwira ngo amayobera matagatifu ikintu buri wese yaremwe cyangwa yabyawe atazi. Usibye ko twahorana ubugingo buhoraho twizera umwami Yesu Kristo. Yego. Akadufasha muri ubu buzima bwacu cyangwa muri imibereho yacu. Ariko ubwacu ntabwo twari kumenyana nk'uko yandirimba ibivuga. Urakoze cyane. Yesu yatugiriye neza umwizere ubeho warababariwe waremewe uzi neza ko iwanya ari mu ijuru. Rwose murakoze cyane ndabashimiye. Urakoze nawe ijoro ryiza. Sana.
mukomeze muhamagare 0782444225 turacyakira abantu nka babiri mucunguza uburyo umwete mukoresha icyo gihe ni cyanyu. Allo Country FM. Hello. Yes ashimwe. Turavugana nande? Ni umuhinzi Gadi. Yego Gadi. Ndabanza gushima. Yego. Ikiganiro cyiza rwose kidufasha. Yego. Ariko tutagira ngo abantu bamwe babyibuke neza. Agakiza cyangwa ibyo turimo byose tubikisha amaraso ya Yesu Kristo. Tubwire ku cyawe gitariko cyane cyane wowe niki yumva Yesu yagukoreye iki kiganiro cyakumariye iki? Yesu yakumariye iki? Yesu icyo yamariye aza mwisi akabandwa. Yego akabambwa. Ngiye yanjijije ibyaha nari mfite. Yego. Ariko ntago bivuze ngo nongere mbisubiremo. Siko tukubwiye ahubwo turi kugira tumenye ku Mana Yesu yakugize umwere wemera ko wababariwe nta cyaha ubarwaho. Nababariwe rwose nta cyambarwa 100%. Noneho rero niba wemera ibyo uwemera ibyo ni nawe uzajya mu ijuru. Yego cyane. Uwemera ko Yesu yamukuyeho urubanza rw'ibyaha nituvuze ngo jya gukora ibyaha turavuze ngo uri umunyabyaha bwa kavukire yawe, ariko iyo kamere yawe ubwo bunyacyaha bwawe bwose nibwo Yesu yazize. Yego. Ubwo yazize ibyaha byawe rero we yakugize umwere umukiranutsi ubutagawa umuntu Imana itabaraho icyaha. Yego. Yego. Ibyo nibyo wizera ukaba mwisi utunze ijuru uzi neza ko upfuye none upfuye ejo bundi bigutunguye waba ugiye mu ijuru. Yego. Nicyo tuvuga ku izi mikoro nta kindi. Twabashimiye. Ijuru ijoro ryiza. Abantu basobanukirwa ubutumwa bwiza. Yego. Abantu babohoke imitima bishime. Nibyo. Panda kurajya uvuga ko Yesu yagupfiye ariko ukabivugana ubwoba. Allo? Allo? Yesu ashimwe twakwakiriye. Allo? Panze nta mareza afite. Ntacyo turakira. Magerageze mu tunota duke duhari. Afite iminota 3 turakira umuntu umwe cyangwa babiri b'inkwakuzi. Yego rwose ndabona yaje w'inkwakuzi. Twakwakiriye. Allo. Yesu ashimwe. Turavugana nande? Irande kura Samuel. Uherereye he? Ndi mu karere ka Rusizi yazita mu Cyunyo. Urashaka kutubwira iki? Wihuta? Ngewe uko nabyumvise. Yesu yaje mu isi yaje kuducungura. Yego. Kandi hari icyo nge nabasamusaruyeho. Ubwanjye nabaga mu byaha aransayura nakiri kubw'agakiza kandi kubwo Yesu kukwitanga Yesu yitanze akadupfira. Yego. Abajije byinshi ndabyumva ariko sanga ubwanjye ntatanga urugero ku bandi bantu. Yego. Ubwanjye nakitangaho nkamenya ko ubwanjye ntabwo nazigiye intungane. Yego. Ariko nkabwira n'abatwumva ko hari utakigira intungane ahubwo washimira kubwo uriho. Ariko hari wakugize intungane witwa Yesu rero. Hari wakugize intungane witwa Yesu. We ntiwakwigira intungane ariko Yesu yaragutunganije kubera ko amaraso yamennye yakogejeho ibyaha byawe byose. Nicyo wizera ukaba mu isi warababariwe utunze ijuru. Nuko meze ngiye no kwizera ko Yesu yampfiriye gusa. Kandi kubera ko yagupfiriye byaguhesheje iki? Yamesheje agakiza. Agakiza kazakumarira iki? Agakiza kamesha ijuru. Urakoze cyane. Ijoro ryiza. Ni gutyo turasoje. Tekereza ko yari we wanyuma. Reka dutange nimero zacu bwite. Yego rwose. Abantu bagomeze bishima ariko abantu bizeye ubutumwa bwiza bagomeze bagubwe neza. Yego rwose. Rero
tukadutanga nimero za telefone ngendanwa umuntu wenda hari abari guhamagara bari benshi yego ariko abafatisha umurongo bakaba ari bake tukadutanga nimero wenda wakumva akeneye kugira ikindi atubaza cyangwa se adusangiza ibyishimo bye yego twamuha nimero telefone ngendanwa watanga yawe ya Patrice MTN ni 0782 167 163 nawe tanga indi Tigo Tigo ni muhamagare 07 gatatu 167 163 noneho ngewe rero ni 0784 4257 ndayisubiramo 0784 4257 yego rwose iyo nimero iba no kuri WhatsApp yego tugira na WhatsApp group yitwa Ijuru ntirikorerwa umuntu wifuza kuyijyaho anyandikire ku izo nimero mushyireho tugira YouTube channel yitwa Ijuru ntirikorerwa TV umuntu wifuza gukurikira ibi biganiro byose n'ibyahise biriho n'iki uyu munsi kiraza kujyaho ajyeho telefone nini cyangwa itira umuntu wandikemo ngo Ijuru ntirikorerwa TV kuri YouTube urahita ubona ibiganiro byacu byose kandi rwose urashobora gusobanukirwa dufatanye kwishimira ubuntu Imana tugire muri Kristo Yesu yego Imana ishimwe cyane dushimiye abadukurikiye bose yego naho kuwa kane utaha bye bye yego